hari ukuntu ukoresha telefone ukabona ntabwo irimo irakora network neza, kandi mu by'ukuri hari igihe uba wafunguye interinete. Nk'urugero ngewe have mfungura interinete gutyo ubanze urebe nk'ibintu nshaka kukwigisha muri iyi video. Okay, urabona ko nk'ubu ngubu mfunguye interinete, ariko mu by'ukuri ninza kuza nkinjira kuri YouTube. Okay, ninza kuza nkinjira kuri YouTube gutya, mu by'ukuri nafunguye internet nk'uko nawe uri kubibona hano hejuru, urabona ko ziri on, ariko ahangaha ninza nkajya kuri YouTube ntabwo bari bunyereke, ntabwo banyine bari bubashe kuma recommendation y'ibintu biri kunyura kuri YouTube, ahubwo barame ibyo nabashije kureba. Baragenda bama ibintu nyine nagiye mbasha kureba. Bivuze iki? Connection ntabwo ziri gukunda. Mu by'ukuri mfitemo na megabytes zihagije. Okay, mfitemo megabytes zihagije, ariko connection ntabwo ziri gukunda. Ariko ikintu nshaka kwigisha muri no video ni uburyo wakuramo icyo bita roaming. Ku bantu mujya mukunda kugira ikibazo cy'uko telefone zanyu zinjiramo roaming nyine ku bantu, by'umwihariko nyine ku bantu bakunda gutembera hirya no hino ku isi. Nk'urugero ugasanga niba uri mu Rwanda ariko ugiye muri Congo by'umwihariko kino ni igihugu gituranye n'u Rwanda, ariko wasa nk'ugera ku mupaka ugasanga connection ntabwo zirimo zirakora, zaba ari megabytes cyangwa nyine mu buryo bwo guhamagara umuntu. Hari rero usanga hagiye muri telefone yawe icyo bita roaming. Ku bantu mutayizi, naka kantu kaza kakirumanika kuri simcard hano hejuru kaba kanditseho R, karaza kakirumanika, karaza ko kakajya kuri simcard hejuru. Uburyo rero bwo kugakuramo nta kundi. Nagwaye nk'urugero, urugero nari maze kuguha hano nyine ni rwo kuba wahamagara umuntu. Wabonye ko mpamagara umuntu wabonye ko ni rwo kujya kuri YouTube. Wabonye ko njya kuri YouTube ntabwo bari recommendation y'ibintu biri kunyuraho, ariko usibye nibyo ngibyo no guhamagara, no mu buryo bwo guhamagara. Nk'urugero have mpamagare, roaming iri kuri simcard ya kabiri, have mpamagare nkoresheje urebe. Okay, turategereza gato turebe. Urabona ko bibaye nyine simcard nta kibazo ifite, ubundi tayari bamenyereka, ariko hano barita bambwira ngo call ended rero iterwa n'ibintu byinshi muri telefone, iterwa nyine n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko kuri iyi roaming iyo yavuye muri ryo somo no musi nshaka ko twigana, ngiye kwereka uburyo wayikuramo mu gihe yagiyemo muri telefone. Okay, uburyo bwo kuyikuramo rero guys, niba by'umwihariko kuri ugeze kuri YouTube channel yanjye bwa mbere, hano kuri Kevin Digital School, ngiye tugiye kubona muri video zo kunyita Kevin kuko n'ubundi niyo mazina yanjye. Okay, hanyuma uze ukana subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubasha gukomeza kwigana natwe utuntu tw'ubwenge tugenda tunyuzaho. Okay, uze no kwibuka kumbaza ikindi kibazo icyo ari cyo cyose muri comment uri buze kugira, ndaza kugusubiza mba mari ku bwanyu. Ushobora no kuza ukinjira muri description ukabona nimero birimo, ukaza kunyandikira kuri WhatsApp, ukabona n'amahirwe yo kwinjira muri groupe yacu ukajya wigana natwe utuntu nyine tugiye dutandukanye mu buryo bwo kubyaza telefone umusaruro. Okay, twagiye rero kugira ngo ukuremo roaming muri telefone yawe, rero uraza winjira muri setting. Ntabwo ari ibintu biba bigoye, usibye ko abantu benshi bijya bikunda kubagora. Video nyikoze nyuma yuko hari umuntu nyine wambaje icyo kibazo, kandi njya mbona abantu benshi bakunda kunzana amatelefone ngo mbakuremo roaming. Hari abantu benshi bagiye bakunda kunzana amatelefone ngo mbakuremo roaming, ariko mu by'ukuri hari nabo byigishwa ntabwo bari kubifata. Ariko uyu munsi by'umwihariko kuri mwese hari impamvu ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ngiye kukwigisha akangaka kugira ngo nawe ujye ubasha kubyikorera. Roaming dore ngiye hano hejuru, ku bantu muri kubona neza, dore ngiye hano hejuru, none uraza winjira muri telefone yawe. Okay, umara kwinjira muri telefone yawe uraza uhitemo, biraterwa na telefone ufite. Niba telefone yawe ishobora kukwereka sim network setting, cyangwa se bakakwereka data network, cyangwa se data correction, nyine biraterwa n'uburyo telefone yawe iba yesaye. Hano rero uraza winjira muri sim network gutya, nurangiza umanuke. Niba ari kuri simcard ya kabiri, ubu ngewe hano uri kubona ko hano ziri kuri simcard ya Airtel n'inyarwanda. Naza nemezeho gutya, nimara kwemeza ndahita nsa nk'umanuka gatoya, mpite nza nemeze hano handitse choose network. Uraza uhemeze gutya, numara kuhemeza urahita uzukande kuri akantu kanditseho automatically select network. Munsi haranditse preference network. Iyo ari kuri Airtel bakubwira ko ari Airtel, yahaba ari kuri MTN bakakwereka MTN. Kubera ko nanjye ari kuri Airtel, nahita nza nkandi kuri aka kantu n'ubundi. Nibirangiza uhita uzukanda hano hantu handitse okay. Urabona ko hano bakwereka nyine amabwiriza agiye atandukanye, bakakubwira ati the phone will be signed if nyine biriya bintu. Wowe ukizikora uraza ugakanda hano handitse okay, ukunguka ugategereza gatoya bikisacinga. Okay,
urategereza gato cyane ntabwo bitinda. Okay, ngira ngo uri kubibona deje hano ngiye bahise babima byihuse cyane. Hano rero bakwereka amasimukadi menshi, bagenda bakwereka amasimukadi menshi bitewe n'aho uri. Nakubwiye ko biterwa roaming ubundi ijya muri telefone bitewe n'aho uri. Okay, ijya muri telefone bitewe n'aho uri, bitewe n'iminara iri hafi aho ngaho, rero nyine niyo mpamvu ijyamo. Noneho hano urabona ko icyo ukora niba ari simukadi yo mu Rwanda, wenda uri muri Congo cyangwa se uri hafi, uri ku nkengero z'umupaka wenda w'ikindi gihugu runaka, uraza ugakanda kuri iyo simukadi nyine uri gukoresha, uri gufungura internet. Iyo umaze kuyikanda bita biba automated, nyine bita byestar, bagahita bakwereka hano hejuru ya roaming igahita iva, ahubwo network zigahita zigira iki, zigahita zijyaho. Icyo turi bukore twebwe turahita tuza dusubira inyuma, niturangiza tuze noneho twinjire muri YouTube turebe ko noneho ibintu biri gukora. Okay, turahita tuza dukande. Ngira ngo bwa mbere mwabonaga ko hano bari kutwereka bino nibyo bari kugenda batwereka, ariko hano bareta batubwira ati back online. Niturangiza dutegereza gato bahita batwereka nyine ibindi bintu nyine twari dusanzwe tureba. Uri kubona ko tayari bundi nyine itifunguka, biba bikunze. Okay, biba bikunze. Noneho ku bantu mujya mugira nyine ikibazo, ku bantu mujya mugira mukunda kugira ikibazo kijyanye nyine no kumenya ibijyanye no kumenya bino bintu bijyanye n'uburyo wabona nyine, hari abantu njya nshyirira link muri description, ugasanga barimo barayoberwa ahantu ho kuyikura. Ngiye kwereka ahantu uzajya ugenda nyine ukayikura byoroshye cyane. Okay, ubu ikintu uri bukore uraza usacinge hano, usacingemo gutya, uraza usacingemo ngo Kevin Digital School, urasacingemo Kevin Digital School gutya. Nurangiza urahita uza ukande, urahita ugera mu mavideo ameze gutya. Icyo uri bukore n'ubu uri kureba video nk'uku nguku, niba urimo urareba video nk'uku nguku, uraza uhita uza ukanda hano handitse. Okay, uraza uhita uze ukande hano handitse, hano haba handitse more gutya. Okay, numara gukanda hano handitse more, urahita uza ukande hano muri description, uza ukande hano handitse more. Urabona ko haba hesitayemo, haba harimo nimero zanjye. Izi ngizi rero nizo ziribuze kugufasha kuza, ukinjira muri groupe yacu, tugenda twiga ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Okay, hanyuma mukanya ngiye ndaje duhurire mu yindi video mukanya nkwigisha nyine akandi kantu k'ubwenge, nkwigisha uburyo ku bantu bamwambajije uburyo ikintu umuntu yakwirinda kugira ngo telefone ye ntikarye umuriro. Ndaje mbasubize ko hari ibintu byinshi cyane bikunda kugora abantu. Ndaje video nyimite nyebakorera, ariko niba utarakanda subscribe uyikande, ntuze kugenda utanakanze like, kandi niba hari n'ikindi gitekerezo uze kugisiga muri comment. Ciao. Welcome to Kevin Digital School, where innovation meets education. Discover cutting-edge courses designed for the digital future. Learn from industry experts and gain practical skills. Our programs cover everything from digital marketing to web development. Join a community of learners and shape your digital career. Enroll today and unlock your potential with Kevin Digital School. Kevin Digital School, empowering your digital journey.